tugura nuka twasenkana n'utuvuta twasenkana n'umunyu weje naho ibyo ngibyo mbwira ngo nguwe senkana ibyo ngibyo byibagirwa ibyo byose turabigura turaza turateka turya nejo bundi icyo cyatugira naho ibindi byo ntugira uwo nyine none se abantu ko utamenye uko bateye yewe byantunguye ndebye nuko umwana areshya umva yarivuze numva mbuza aho ndigitira birancanga urumva ko ibyo bintu ari byo bamushyizemo nibyo bamushyizemo nyine niyo gahunda yarajemo ibi rero ntabwo nabivamo nta nubwo nabyemera wa mwana we rwose ngo ugomba kongera ugasanga mama wawe ntabwo ngiye guta umutwe ibi rero ntabwo nabivamo nta nubwo nabyemera wa mwana we rwose ngo ugomba kongera ugasanga mama wawe ntabwo ngiye guta umutwe buri kanya ndahamagara Remisi abaturanyi bajye bumva mpora insakuza nari ndahaniturije ntawe nshaka ko anyuza mu ijisho wa mwana we rwose nta nubwo nanabyemera kandi ubwo urumva bishoboka urumva byakunda kuzajya ubyuka ugenda ukirirwa ugenda ukarara ugenda urumva byavamo none se ubikorera iki ubiterwa n'iki wajye wicara hano mu rugo ntabwo ukenera kugutuma n'amazi nkakubona cyangwa nkaba nagutuma no kuri butike harahariwe ubu se sinabuze uwo ntuma kubera nakubuze kutavuga mana yanjye buriya rero umva buri umuntu waje kundushya ni mama wawe wowe wicaga panga akakuzana kugusiga ahangaha nta wundi muntu waje kungerekaho umutwaro ni mama wawe ariko yarampemukiye ariko nawe natareba neza ni ukuri ndakohereza wongere usubire pe umusange kuko ntabwo ubuzima nawe ngo mbushobore ntabwo byanankundira rwose umva ngaho ugenda ufata inkwi ugenda ushyira hariya mu ziko ibiryo unabire bidashirira aniriwe mpe nahenwa ari wakagombye guteka koko mezuki suzi ko cyageze avuye hano nimugoroba nagezeyo mu madiyana arantonganya aranankubita ageze naho kugukubita se kugukubita nyawe kugukubita ubwo se yaraguhoye iki ngo nuko ni natashye bwijije Yesu nyir'ingabo kugukubita arafata arakubita atangiye kugukubita se yarakubyaye hako buriya amadiyani yabaye cyako sinakubwiye amadiyani ubugome agira amadiyani ni umugome ntabwo ubizi wowe amadiyani ni umugome ntabwo uzi ko yaragiye no kumfungisha wowe ntabwo ubizi n'ubwo ninzanye nimero za nyuma wumva ngo mumumagarire umubwire ibyambaye ko mu madiyani asiga ntankubiri wari uzanye nomero yiwe se ngo muhamagare yego di hanze tubimubwire ko asigaye agukubita uko yiboneye aragukubita se umwana yagiye akoresha umwana w'ubundi yamujyanye ngo mubakire data we tubakire se nibyo cyatuma aza kukugira intugu imbata yiwe telefone se ya mukobwa we y'abakecuru 07 Tahoda. Ese ni iki? Akanyenyeri 151 urwego wigurize. Nose bibari kutubwira nibi.
haryo uzi gusoma kuko ndakurenganya wigeze se uniga ahubwo byibuze ngo wageze mu ishuri sinjye ku kibazo afite n'ikibazo kinini ko yaba yarabaye iki ubu yabaye iki yesu mwana ntabwo iri gucamo kandi najyaga nshyiramo nomero bigahera ko bicamo noneho ibintu bari kumbwira ngewe nayobewe n'ibyo ari byo ahubwo ngire ntumve ntabwo namenya ibintu bari kumbwira wowe ubu uri kubona ibi bintu bisobanutse ubu mama wawe ni amahoro cyangwa yararwaye yaba yararwaye se telefone ikajya hehe reka ntawamenya ibi bintu bari kutubwira ari ibiki ari ibifaransa ari ibiswahili ntabyo nzi ngibi ntabyo ariko nzagomeza nyicishemo ndebe ngunze kicamo mubwire ibibazo ufite ariko mwihorere wowe ntugire ikibazo wowe nzagomeza nkurwane buri ikintu ari gushaka ndakizi ni ukugira ngo hariya ntuzahabona umunani ariko uzawuhabona nzakurwanaho nzabibwira mama wawe neza ahubwo bayi reka genda ako ntumubwire ko uba uvuye aha iyi ntabwo nzajya mubwira ukajya ubimubwira uriya mugore ni umugome ntabwo umuzi wowe ngaho genda kanicare hano shakishe izi mpapuro ndabona bigoye ndazibona se koko izi mpapuro koko mana koko izi mpapuro zaguriweho bagurishirijeho kuko ndazikura hehe mana akaga kaza umuntu rwose atakiteguye dore hano nta n'izi rwose muri ikayeho nta n'ibirimo porose yabaraziganyira mana yanjye hano ubwarizo se kuko izi mpapuro noneho ndamenya ndazishakira kuko ndazikura hehe ko mbona nashakishije nahebye babawe ndagoye rwose ubu se kuko noneho ndabigirana poro yaba yarazitwaye se Diane se yaba yaribagiwe akazikubura atazi ibyo ari byo mwana yaje reba bawe dore naha ntazirimo ndagowe noneho mama Diane najya nabona ndagowe rwose ko najyaga nibikira ibintu neza ubu byagenze gute koko nta n'ikintu kiri reba bawe ashwira sindakora iki koko noneho koko mana ubu koko ndakora iki koko ubu se koko mana yanjye koko ahantu hose ko mva ubu se inzu yose nashatse nahebye ibipapuro byose nabitse nashatse nahebye ubu koko noneho ndashakira he koko use tuvuge ko Diane yaba yarabifasha akabijugunya polisi yarazijyanye use noneho koko ndakora ikimana y'u Rwanda iyi nzu ko nta hantu nyisize nta kintu gisigayemo rwose use koko koko ibi bintu noneho ubu koko ndabivuga ngo iki nahereye mu by'impapuro ibi biryo nabyo biri bunshirira
nagiye mu byo gushaka impapuro rwose nabyo umuriro wari wanazimye ntabwo iziri Mana nyagasani ndabona mama Diane ntayo mutwe rwose kasubire kureba neza ndakora iki zirangije zibizemo ndabona ari inyuma rwose zibizemo Mana sinzi ahantu harebera rwose niba mpamagara Paul Sedia kuri muri izi quartier bite byawe ntizi nese ko mbona ufite amakaye mu ntoki hari ibyo nandi mu ngenda ndeba nyine byabaye ngombwa nese ko uri muri quartier zacu bimeze gute mwaje muri quartier yacu se twabaye abaturanyi namwe muba muri quartier none tuba muri iyi quartier Simba mo hano hakurya hariya kuri iriya nzu amabati y'umutuku urabona n'eshatu zegeranye iyo irimo hagati shani byiza uko ibintu nguye kutagiye ku ishuri se ntabwo nagiyeho hari ibyo nari ndimo ndirukamo biba ngombwa yuko ntajyayo nyine siko bintunguye ntabwo nari nzi ko maze wansuhuza cyangwa wamvugisha kubera iki kubera ibintu nawe utayobewe gusa ntabwo ziri uri kumwe na Celine ukuntu nangaga ko mbakoraho ibyo ntabirenze naze gusozanya n'icyaha birantunguye nari nzi ko ntabwo bigutunguye nta n'ikintu kirenze kirimo ahubwo nanjye ibyo bintunguye kuba nkuye muri quartier ngo byabe binshanze impamvu uraha muri iyi quartier ariko nyine ubwo ndasobanukiwe niyo mpamvu nari nkubajije nta kibazo twabaye abaturanyi noneho nta kibazo uvuye ku ishuri mvuye ku ishuri byose muracyabana si ubwo ku cyumba ari icyo kibazo ese urumva twarika ku bana ubundi nta kibazo turabana ni byiza Celine arahariho Celine nkuko nawe waramwanze hari kumbaza amakuru yiwe n'inshuti yawe kuko ntabwo ubuze amakuru ya mushuti wawe twarukanaga kuvugana kuri telefone ntabwo namubajije ari nyine yari yambwiye ngo ari mu cyaro niyo mpamvu namwihoreye yari aho ubwo ngubwo Celine ni byiza nyine yakubazaga amakuru ariko wari uvuye ku ishuri yimbuye ku ishuri ni byiza none reka ngende nyine naribe ariko nyine usuhuze Joy na Paul bose bo mu rugo basuhuze na mushuti wawe Celine bose basuhuze niba yaravuye mu cyaro nyine ni byiza umusuhuze nawe ibyo mu cyaro simbizi wenda ufite icyo ubize njye nta makuru mfite nta kibazo umva cyakora guhinga ni hatari ese noneho wowe ko mbona uzi no guhinga nzi guhinga se bakubwiye ko navukiye mu mujyi ntabwo navuye mu cyaro abo noneho bivuze ngo kera warahingaga iwacu yego twarahingaga ukagira ngo ni nk'imashini yahahinze yego umva cyakora kare rwose se wigiraga ibiki iyo abantu bamaze gukira barareba ibyo birakureba ngenda nananiwe ndarushye nakanda nicaye duhuke da urarushye aka kanya igihe twahereye ariko shati tumaze kureba abantu bose tumaze guhinga ikibazo rero nyiri umurima aje kambe nanjye we ntabwo ari umuntu ntabwo ajya arubona asa kamari ubuzima noneho turabuvamo gute tugeze nawe kwirirwa duhingira ibiryo none se jo urabona twabigenza gute tudakoreye ibiryo ahubwo se ko twagize amahirwe ntiduhure n'abanyarwanda ko abanyarwanda ntazi uko bameze tugihura n'ura mugande tukaba turi kumuhingira akaza kuduha ibiryo ubiye tutamubona twari kubigenza gute gusa turagaragaye pe si ukukubeshya
noneho rero abagande n'abana beza wowe ntubibona cyakora reka nkubwire Kamari ubu ngubu ikintu ngiye gukora ngiye guhiga abantu bose bampemukiye ari Serine yarampemukiye arana arigendera ari Paul we noneho n'urundi rwego ariko John ndamutse mufashe tutaravuga ku bya Paul urumva ukibivuga ku bya Paul nk'ubu ugiye ugasanga Paul yashatse undi mugore noneho wabigenza uteka akawe kaba gashobotse icyo kintu njye ngitekereza nanjye akawe kaba gashobotse ariko shamva nanjye icyo kintu njye ngitekereza kandi noneho urabona use noneho yabanyishe kabiri ubuse umwana noneho yazaba uwanda baza nkubaze ubuse iyo nda wabigenza ute ariko nawe ndakuzi Paul ntiyagucika bigenze gutyo ancika umunsi nagize amahirwe nkamubona Paul ntago azancika wapi nzamufata ukoze supaguru ubuse umwana none bibaza kugumya duhinga ubuse n'inzara yose ubuse umwana izuba riraha naryo ryatuma umuntu abigikara nembe nawe ndumva abantu b'inzabe mwana nagowe siko ndibuhinduka igikara mcyumva kubera iri zuba bimwe kubera inda no nanjye mvuge ngo ndi guhinduka inzobe none se Joe ubu urabona koko Paul n'uzahari Serine n'uzahari niyo mpamvu uvuga ngo ngiye kubahiga ubuse koko ndebera indi maze gukura ubuse nazayishyira hehe inzara rero noneho uyu mwana ntago yazavuka ndakurahiye cyavuka ari muzima none wowe kuki wikojeje biriya byose icyambere uzi gukora biragaragara umva nkubwire cyakora Kamari ngize amahirwe biriya byose wabyikoze uzi kutwite uziko n'isaha iyo ariyo yose Paul yagutakigiye ni umurengwe ariko urabibona ko yari ngize amahirwe nkabona Paul umva nahita nikosora nkaba umuntu muzima umva ntago nakongera kuba umutindi ase Kamari ubundi n'aba bantu nabo umenya sinzi menya bafite ikibazo mu mutwe ni gute umuntu kuva mu gitondo ahinga kugera saa sita hejuru y'ipura y'ibiryo ntibaze no kutubwira ko byanahiye ngo tujye kurya nawe murabibona kandi wabona bari bufate pura imwe bakaba ariyo batugabanya akaba ari umuntu yahingiye kuva mu gitondo ni ugukora gatunambweni kuva mu gitondo kugeza saa sita ibiryo nibyo turi gukorera abantu b'iki gihe bose baba bashaka kurya imitsi y'umuntu ngende Joe ngeze hafi umva tugende tujye kureba ko byahiye habe no kuza kuduhamagara ngo barebe ko baduhaye ipura imwe y'ibiryo bakayitugabanya cyangwa bakaduha buri muntu ipura imwe ntabwo nazongera kubahengera dore aho nibereye ukabireka tugende umva ntabwo nazongera kubahengera ngewe Joe aha reka tujye kureba ko ibyo biryo babihishije inzara iri kunguguna ntabwo byamfite ariko nimbirya ndabirya nk'umaze icyumweru